kuko umuntu abona akirukanka ndi Imana uri Imana y'agatuba kawe ariko wowe unyarira mu nnyo yawe oya nanyarira no mu kanwa kawe cyangwa umva gapfe nabi nawe nagufite kamwe sheri akari kawe umva Jessica tujye twubahanye nago umva Jessica yarapfuye utwana wirirwa wirongoza wa mwana Jessica yarapfuye uri kumva n'abamuhambye barasaza ahubwo sinzi impamvu umuzimu w'ikigenda none se Jessica wowe ko nakujyanye mana kurongora yamara kukurongora akaguhonga agatoga akakubwira ati komereze bakahita bakwirukana ninjye wizize njye sura mu manager wanyu namuha umeze nk'ikigoryi skuri ikigoryi ahubwo mamagare imyutinge rwose wihakabanga njye sinjya njya mu bapfumu sibandongora mu kibuno kugira ngo ndangize Jessica cece kudatuma tayari game over uragwera sheri jya wihanganwa ntukanyerereho jya wihakabanga nyihanganiye kurabizi neza ngiye ubu byarambabaje naguteza imbobo zikakuvuna ayo maguru yawe umbabare n'ukansimba ariko Jessica urakanga kabiwe uretse maguru yari ni kwagashimannyo we undi bite byawe bankirire hariya mwindo igitutse ngo wagashimannyo we none se ko mbe numeze nk'ingurube urabona mumbwije ukuri ngo twikina wabaye Shaule uri kumva Jessica abagiyeyo Jessica mu kujyayo abaratunaritsa tunarika gatubake manager muswerera mu ntebe mukumuswera mu ntebe nimba yarasiko manager ari bumuhereza amafaranga simbizi bukiye mu gitondo agiye kwishyuza manager aramubwira ati genda baguha gatogo birashira bamuswerera gatogo gutyo rero Jessica ntukajya nzamuka wa mwana we jya wihangana Jessica nguri kumubeshyera yitonda ndahita kubwira ati ko mama zenu none ni ngo wimubeshyera nimba yumva akeneye gutukana nazi ariko naza adatukana turaganira ariko naza atukana nanjye ndamuhibye gwiki abashumwiriwe neza Jessica umeze neza itonde TV ubundi wowe kuba unyivumbura ubundi wambobo wowe kigiswara ngo itonde banze mvuga ari TV unsimbuke ndakwiyamye moda ndakwiyamye kuko bwajye na Stone bwarapfuye bari kuba marene reka gukomeza kundakarira unsambiraho Jessica Divine ariko kubera we mureke Stone wabandi Divine ashobora kuba marene mu bukwe bwacu ashobora kuba ari maravugira muri mute Divine ko adaheza bitebye bro bitebyawo bitebyawo Divine uri muri mute ndakwiyamye no kansambiraho umeze dumba meze neza banyita Miss Jessica Jackie none uzagira iyo nzamutse mwese muhita muhunga kamyutinga Jessica nese ko ikibazo cyawe nk'ubwo uje umusweza bari bamamagaye je nari bisheri suzi ko ejo bundi tuzaba turi kumwe igisenyi ese we wamuganira ubavunda gasiki Yesu turahatwika none ari umunsi cyari bine cyari Jessica Karima zadusapoti bro ibyo bintu byihoreye nzabanicaranye nawe umva nkubwire sheri ibi ngibi bivugishwa ngo baраnkunda nzayabakuramo nibyo uzi ibintu nukwambara zamanukana amadolari muri Kigali papa nukwambara ikariso ukayigeza mu kibuga Divine aho uranshaka sinya nambara ikariso nakubahuka n'umunsi n'umwe genzahena guhena gusa shaba duna uribuka ko Divine nagiye kugushira hanze uramusaba imbabazi inde gikundiro mugiye gusambana yabikode senge ndamusenga wenda gutinya gutinya izi ndare rero Rwanda ni sawa cyane abantu biruba bigenze gutumba n'ukintu we Divine narakubwiye we nabure kwanje nawe kandi mabure ako mana reka sambira mugeze ku gahombe pe se wumva Jackie ni wowe wacu bro bigenze bite ntabwo tobanura Jessica kutavuga bigenze bite ko ndi kuza nkabona Divine ari kwirukanka uri kwiruka ujya he ndi kwiruka njye nsanye kibazo nawe mada
nanjye nibyo ndi kwibaza. Ureba wa mabyi. Hanyuma se mfitanye icyo kibazo nawe kugira ngo ndikukubona nkirukanka. Oya ukunda kumbwira nabi Divi ntabwo ndi wowe uri iki umuntu abona akirukanka? Ndi Imana. Imana uri Imana y'agatuba kawe ariko. Arimo unyarira mu nnyo yawe. Oya nanyarira no mu kanwa kawe cyangwa umva gapfe nabi nawe nagufite kamwe sheri akabi kawe umva Jessica tujye twubahanye nago umva Jessica yarapfuye umwana wirirwa wirongoza wa mwana Jessica yarapfuye uri kumva n'abahambye barasaza ahubwo sinzi impamvu umuzimu w'ikigenda sawa rero umuzimu uragwera sheri jya wihanganwa ntukanyerereho jya wihakabanga unyihanganiye kuri abizi neza ngewe ubu byarambabaje naguteza imbobo zikakuvuna ayo maguru yawe umbabare nukansi ariko Jessica rakanga akabiwe uretse maguru yari ni kwagashimannyo we undi bite byawe bankirire hariya mwindo igitutse ngo wagashimannyo we none se ko mbe numeze nk'ingurube urabona se mumbwije ukuri ngo kwikina wabaye agashimannyo gukomeza kugendaho nabwiye oya mbwira iki dumba sheri ntago ari kwa Godifade ni kwa Dumba ndaguhenera umunsi wose uretse mu myutinge gatoya rasana mu myutinge numve Mary Boss bigenza gute jini we urabizi nyine ko ndi igini urakoze none se uranshaka Jessica ndakumenyesha ko njyewe uri kumva umva ndakwiyamye wandaya we nabyo nyiyama sheri nge tonda nkubwire ushaka guhangana nanjye wirirwa gutuka duhangane ntabwo ndiba anje wirirwa gutuka ntabwo urashaka duhangana ngo mbigukorere we ntabyo manganamo nawe sheri wirirwa ujyana abana muri Kongo kubagurisha wambobowe ku 50 gaswere nazaza nkaguteza ari babwo gati none se Jessica wowe ko nakujyanye mana kurongora yamara kukurongora akaguhonga gatoga akakubwira ati komereze bakahita bakwirukana ninjye wizize njye sura mu manager wanyu namuha umeze nk'ikigoryi skuri ikigoryi abwo mamagare Urebye wowe ntubikore Divi Jessica jumbabarira pe muri gahunda zawe mu burwanira ubu Jackson mu burwanira abakiriya mu wirirwa witubazaho kankubwiza ukuri rero wandaye inuka mu kwaha ntuze kunzamura kandi ako Jessica arabyutinze oya nambabare nese nkubaba nzamutse wambaza iki nje sindi anje wirirwa utuka sindi bande wirirwa utuka ngo bagutwaye Jessica juheza kuko njyewe ndamutse nzamutse urabizi ni 10 minutes imyutinge rwose wihakabanga nje sinjya njya mu bapfumu sibandongora mu kibuno kugira ngo ndangize Jessica cece kudatuma tayari game over ndagira ngo ngumenyeshe ko nta mwanya mfite Divi kuko n'abagabo banje mu maguru nta mwanya mfite ngaho imyutinge rero kuko ni wowe unzanye umva nkubwire nago duteke imyutinge kuko ni wowe unzanye uva namenya Jessica uva ukuntu byagenze ariko nge narimbizi buriya niyo bavuga ngo mugura abana hanga nari kuba naguze umuntu hamutayini oya kumenyana ni kimwe ikibi ni akamenyero ibyo kubera bya biboro byo kubyina nigiriye muri Kongo nyine ngiye muri prod ngezeyo nishugurikira haboro njya kubona mvugana na boss ndamwe ati ngiye mfite ibyana bya danje twavugana amafaranga ukajya ubitegera renare turu bikaza bigakora iyo minsi 2 cyangwa 3 ukabihemba ibiceri byabyo boss arambwa ati nyereka amafoto mbamweretse amafoto mukumwereka amafoto barambwa ati clock it akubwira abarambye ati clock it ibibyana nibyo byanjye bizana abana nkajya mbohereza amadolari 50 ku munsi ubwo nimba twakoraga iminsi 3 amadolari 50 ibwo ni 150 bagutegeye icyare na returu bakugaburishije bakuryamishije wananyweye man shaule uri kumva Jessica abagiyeyo Jessica mu kujyayo abaratunaritsa tunarikaga tubake manager muswerera mu ntebe mukumuswera mu ntebe nimba yarasiko manager ari bumuhereza amafaranga simbizi buciye mu gitondo agiye kwishyuza manager aramubwira ati genda baguha gatogo birashira
bamuswerera agatogo gutyo. Rero Jessica ntukajya unzamuka wa mwana we, jya wihangana. Jessica nguri kumubeshyera itonda ndahita kubwira ati ko mama zenu none ni ngo wimubeshyera nimba yumva akeneye gutukana nazi, ariko naza adatukana turaganira, ariko naza atukana nanjye ndamuhibye. Gwiki bugira kuvumbika mu gatogo. Wowe wigize kabebe ushaka kujyana show i Musanze, abantu bakoreye iwawe nibataha amahoro, abahanywereye nibataha amahoro, dada wagiye utuza.